Bro nzana umwe ubundi nkubura ngire gutya. Buriya umuntu wa mbere burashaka kubona hangana nawe wenda hari igihe mbivuga abantu bakagira ngo ni ukwiyemera cyane iki. Buri umuntu ndya wa mbere ni Diamond Platinum. Kuko ubu namaze kumwiga wese haba dance haba character haba ibyangwe haba iki haba video haba audio house igenda sibyo. Abo to park we ubu no ngo park yicariye ku mutwe wa Satani je ari ku birenge bica mirongo ejo bundi nayanitse kuzuba inyoni zirayitwarira kabisa. Ubu gupfa kuyibona biragoye. Kwishima njya nishima rimwe na rimwe wenda iyo ndyamye sibyo. Ntasinzire ndetse ntanakanuye. None se umusareba nawe uri kuri swaga za danje. Nk'iki cyangwa kiguhagaza ngahe? Ibera ndagaski ubwo tuvuge ko mugiye kuzifatira cyangwa ari zibafatiraho. Kibazo twembi twazifatirana. Sha iki cyangwa uri mane ni ibintu birenze kabisa bisaba gutigita. Yakoze rero ubuse bakita ngo iki koko? Nta gushona se. Izi ngizi bazita XK example case tu. Runo urugero rw'urufunguzo. Ukaba rero wibereye hano. Cyane kwame hano tubuneho nisagasima kanje. Hasi nyine tutuboro nitkuba wibereyeho. Cyana nyine no guhereza ha kugira ngo ntanduranya na rubanda abo nuko. Ako ngo misi ishize ruri KGL tu. Sha ibya KG nakanyba kanyuzemo ari nubwo twigira na hino za California rimwe na rimwe niko. Ni ibyo tu. N'umuntu wambwiye kuri umuhanzi. Sha muntu agerageza rimwe na rimwe ariko ibijumba byabonetse ubu bitabonetse naririmba iki se shabu kari bandi. Wamaye ku mirongo koko. Wamaye ku mirongo n'isi kabibona ikavuga ngo niki ngo ahantu nageze ku Gisagara ngo hari umutipe wakwame. Sha mirongo ejo bundi nayanitse kuzuba inyoni zirayitwarira kabisa. Ubu gupfa kuyibona biragoye. Ubu susigaye. Ubu cyamba busigaye heru nta kintu nambakereka cyangwa cyonyine ndanututuntu nitwubusigaranye tu. Bagive diragitigira gutya gucira uha. Nayigirira kirambunoza ubwo urumva rero ntago ni ibintu bikaze sana. Ngaho rero mbwira tuvuge none ugize nk'amahirwe ko uri kumwe n'isi kabisa. Isi rimwe nakureba abantu bose bakavuga ati semani uriya muniga niki. Bura rero isi ndamutse ngize amahirwe yo kuba ndi kumwe nawe ntanayimena kuko ane agahinda. Kabisa so urwenye. Isi nyibonye nahita nyimena yo kabisa. Wese muze ubu koko hari ikintu cyo kigushimisha mu buzima bwawe kumva arishimye. Kwishima njya nishima rimwe na rimwe wenda iyo ndyamye sibyo. Ntasinzire ndetse ntanakanuye. Ntago mbyumvise. Nagushora nyese. Isi gishimisha iyo niryamiye tu ntasinzire ndetse ntanakanuye. Ubwo se uri mu yeste uri nko muri ubwo ne wamenya muri make mba ndyamye curamye. Ndakumva kabisa. None se reka nkubaze. Hano mu gace hano hano sibyo? Ahantu wikwamiye ahangaha tu. Hari n'abantu bavuga ko nk'ubu ushobora kuba waraje nko gukwamira ahangaha kugira ngo abantu baba babonye kuri iyo ngiyo give direct bahite baza kukugurira kuri ibi bintu byose n'iki wowe wicuruje. Sha byashoboka wenda kugira ngo mbazungeho buke ariko rimwe na rimwe se nabyo tu. Bumba nikwamiyeho muni hano. Hano ho. Niyo mpamvu tu. Nonse mwimbere buri harimo iki? Naraga abantu bazi. Mwimbere urebye nta kintu kirimo harimo ubusabwo wabusangamo. Ubusabwo wabusangamo. Nonse ku muziki uri kumva. Sha muziki mba ndi kwiyumvira iyo hakurya je nkunda dancehall kandi ndi n'umuhanzi wa dancehall tu. Mba ndi kwiyumvira bakoshe nini. Ndi kukubwira ko nazanitse zikagenda na Natwe wanuye se nibura dushana na duke kabisa naje sanga inkuru yavuye ku nzira ubwo biba ngombwa ndapevera tu. Ahubwo ufite duke ukamvunyurira wenda nkashyira umufuka naziforoma ikindi gihe. Tuzabona n'ikindi gihe nanjye ntako mpagaze. Sha ubwo nta kundi nyine abadapfuye barabonana. Usibye ko numva abantu bari gupfa imburagihe wabona mwapfuye muri twe ntitubonane. Jay Polly nyine byaratubabaje nk'umuntu wazanye rap ukabikora sibyo
ariko rero nanone kubera ko ari wabo wa twese rimwe na rimwe urabyishimira uragenda akagufatira ikibanza ugasanga yubuze ukambwira ati bimeze bite kabisa buriya ninjyewe nzasanga ari umuraperi anyereka inzira stage akubitiraho nanjye mbere nkubitiraho yariganye ba Tupac buriya Tupac ntashobora kuba yahise amuhereza wenda nk'agakaritsiye gatoya ngo ikibazo buriya ntago Tupac na Jay Polly bahura kwa kurana ba Jay baba bakiri abana ba Tupac bibere mu bushorishori kwa Satani iruhande rwe abo Tupac we ubu no kuvuga ngo Pac yicariye ku mutwe wa Satani Jay ari ku birenge bye nta n'ukuntu se wenda baba bari nko ku Mana bombi bari abasirikare biragoye kuba bagana ku Mana gusa none sinabacira urubanza kubera ko baba barahuye na byinshi rimwe baye nawe uyobewe dore isi ni danje uhiriye hiti hari byinshi biza bikaba imbogamizi kabisa ubu nizera ko baba bari gukora Satani kimwe natwe twese ku isi rega Imana twayiteye umugongo ntabwo uriya ko abantu bahindutse bose se cyangwa bake na bake cyangwa bamwe n'abandi reka nta muzima ubu ndi kubona kuko ngewe nihereyeho nimba ntari muzima kandi niyizera si ubwo hari undi muzima noneho ngaho mbwira nk'icyerekezo cy'ubuzima wowe ubona amaherezo ari aya amaherezo yanjye se wenda yose amaherezo yanjye mpereye ku cyanyuma ndi kuhabona urupfu ubwo naza wenda kugikurikiye urupfu sibyo hari ugushaka yita n'izina umuntu akandika amateka kuko burya naje gusanga amateka aruta umuryango ndabeshya se turebe nka bayitirera usanga amateka ye wavuga tukaba tumuzi ariko nta mwana tuzagira amateka aruta umuryango ubwo wenda ndashaka gukora amateka nyuma nkabona urupfu nkaba mbivuyemo tu nkajya mu yindi se icya gatatu kiza imbere wenda gishobora nko kuba umuryango se icya gatatu buriya cyaba umuryango rimwe na rimwe ndamutse mbyutse ntabirose ariko ubwo nta birose biragoye kurema icyo narese mbere ni amateka tuba ko nguhaye uburenganzira cyangwa se nkaguha amahirwe yo kugira wenda nk'abantu nk'ibihumbi 100 wabwira bakakumva wabwira iki musaza nk'ikintu nababwira urakizi ni uguhabwa ati ngewe banyitegure ndikuza rega buriya ndikuza kabisa bitegure nde rero dusoreze kuri ako ngako we babwire tumusaza deep hop cyangwa se XK yari mu nzira ubwo niki bazambona ninza tu XK cyangwa se deep hop ubwo suitamire yose nayawe XK deep hop aka deep hop yes XK aka deep hop ngo mumwitegure mu minsi mike yaraje kandi arabamerera nabi uko byamera kose gusa cyakoze yambwiye ko imirongo ye yayanitse ubusabo kayanura urumva ubwo rero iyo azabazanira ni yindi mishyashya ntabwo iyo yanitse siko bimeze ntabwo ari iyazunza ahubwo n'indi zaza iri muri mind yego ibintu by'ingoma kabisa kereka mbanje nka medita birenze ubundi ubwonko bwanjye ndabuzunguza ubu buri imbere byasaba ngo mbujyane inyuma bagagaruka imbere nabibonye imirongo kuko njye ntabwo njya mvuga niba ngiye kwandika ngo ni topic runaka afata aba ariyo ndirimbo wapi niyo mpamvu noneho se twitegure iki kuri XKs mwitegure XK nk'umuntu ushaka kuza agahindura amateka kuko hari urwego ushaka kugeza umuziki nyarwanda wenda utarageraho ubu ari byo ndi kurwana nabyo nyine ariyo mpamvu gato ba Melodie n'abandi bagafashe bitegure kabisa ko hari umuntu hafi aho ndetse na sosiyete nyarwanda yitegure ko hari umuntu ushaka kubazanira injyana akayihamya injyana bita dancehall ukazababwira ngo mwigireyo kabisa bro nzana umwe ubundi nkubura ngire gutya buriya umuntu wa mbere burashaka kubona ahangana nawe wenda hari igihe mbivuga abantu bakagira ngo ni ukwiyemera cyane iki buri umuntu njya wa mbere ni Diamond Platinum uramba shaka ko byuza azajya bavuga ati batuye umuntu ugomba guhangana na Platinum aturutse mu Rwanda bagahangana kandi akabana mutwara igikombe anyway tu none se twitegure ko hari undi mu Platinum uri muzi
kabisa noneho uri best kuko ubu namaze kumwiga wese, haba dance, haba karagiteri, haba ibyangwe, haba iki, haba video, haba audio, how zigenda, sibyo ubu nka movie cyangwa se audio shaka kuyikora Uganda, sibyo cyase muri Kenya tu ahantu nkaho ngaho gutyo. Niyo mpamvu bisaba ibishoro byinshi no gukora bikaze. Nabo ndi kuri work hard. Niyo mpamvu nta n'inyinya wanyereka. Cha nta inyinya ushobora kuyikwereka wenda ndamutse nabonye nk'akantu ko nk'ukuntu dore busi burabona yibuze nka za bazoka n'iki ntacyo natwara ubwo tumye nyikwereka kandi ndabumva ibyo urumva ibindi bizaba biza ibindi byo bizaza kabisa, mwe mujye mudusura nabirenze. Yes guys, mwabyumvise XK aravuze ngo mu minsi mike mu mwitege araza bamerera nabi, ngo nta wundi muntu bahangana ku isoko, yewe haba mu Rwanda nta numwe mwese mwigireyo barabakubura nk'umweyo, hanyuma ngo umuntu wenyine bahanganye muri East Africa ngo ni Diamond Platinums, abandi bose nanjye ndi DJ Wise. Iyi ngiyi ni Legacy TV, nta yindi televiziyo mwabonaho amakuru yizewe. Cheers, subscribe, like, comment. Nimba kandi hari ikintu wumva waduhaho ubwunganizi ni hano hasi muri comment. Tubonane mu kanya mu yindi nkuru.